Saint Valentin bari kuguriye indabyo nago bari kugura imyembe ngo uyu munsi no abantu babana gusa nibo bahawe indabo abakobwa byanze nibyo umukobwa ari kugura ururabyo rwo gushira umusore urukundo ruhoraho imisi yose dora turuvomera umukunzi ukamukunda ukamuha pome ukamuha orange ukamuha watermelon akagira amazi ariko Imana bakunda gutanga icyambere n'ururabyo ariko kuhera mu gitondo baguze imbuto indabyo reba kwa Mariko yacuruje indabyo zose yazimazeyo ariko twe nta bakiriya twabonye. Kim TV uyu munsi twageze ku Gisimenti turi muri Saint Valentin twegereye muri Kwizera Flowers Shop naho tugiye kuba turi gukorera uyu munsi kugira ngo ibintu bize kugenda neza tuze kumenya se abanyakigali mu munsi Saint Valentin bayitwayemo gute kugurisha indabo bimeze gute kuri Saint Valentin ibintu biba bimeze bite uyu munsi turi muri Kwizera Shop reka twegere umwe mu bari gukora indabo hano akangaka reka duhere hano kuri akangaka kano karimo duki akangaka karimo izi ndabo ama roses red roses na orange roses hanyuma uyu munsi kuri Saint Valentin wabonye abantu babyitwayemo gute turi muri covid abantu ntago babyumva neza rimwe na rimwe ariko ndi kubona urujya n'uruza hano muri Kwizera bimeze bite abantu babyitabiriye urebye ko umuntu yatekerezaga badutunguye ariko urabibona ko babyitabiriye cyane ariko nibisanzwe n'ubundi kuri Saint Valentin abantu iyo yageze urumva n'ibintu biba rimwe mu mwaka abantu baragerageza byibuze bagashimisha abo bakunda ari umuvandimwe hano ari gutera brag avuga ngo uyu munsi no abantu babana gusa nibo bahawe indabo abakobwa byanze nibyo twebwe dukora indabo turazikora nyine umuntu akora indabo bitewe na commande bamuhaye naho kujya kureba ngo uyu ni umukobwa cyangwa uyu ni umugore ntago twebwe ibyo ngibyo tubyinjiramo cyane cyo tuba dushaka uyu mukiriya aje kumuha serivisi nziza ukamureka akagenda naho kujya kumenya ngo ni umukobwa nta nubwo hari umuntu mwisura ngo umenye niba ari umukobwa cyangwa ari umusore nako ari umugore urumva rero akenshi ntago ibyo tubijyamo cyane rimwe na rimwe rero abahungu hari igihe tujya dutinya bino bintu ngo birahenze ngo ubuse ngo wambona ndi kugendana indabo mu muhanda abahungu bo kuza kugura indabo biba bimeze gute baratuma cyangwa bariyizi okay aha batarabohoka baratuma ariko abamaze kumenya yuko ururabo rufite ikintu ruvuze kandi buriya umuntu wese uhawe ururabo nubwo nta kintu waba mubwiye kijyanye narwo ahita byanze bikunze yuko abona ko wamutekerejeho byanze bikunze n'urukundo biba bisobanura urukundo ni nko kuvuga ngo abasore batagira bateretesha indabo nazo zirakora da nazo babikora gusa iyo ari mu buryo bwiza ariko iyo ari mu buryo bwiza akenshi dukora ibiganiro byo kugira ngo twige cyangwa se tunigisha abandi ari nk'abantu batekereza ko kuri Saint Valentin ari umunsi wo gukunda umuntu umunsi umwe bwacya bakarwana oya ubundi umunsi wa Saint Valentin ni nk'uko tuvuga umunsi w'amahoro ni nk'uko tuvuga umunsi byanze bikunze ubu munsi umwe mu mwaka tuvuge niba twiziza amahoro ariko ntago bivuze yuko indi minsi yose tugomba kuba mu mwiryane iyo bivuze rero ngo umuntu arizihiza Saint Valentin ntekereza yuko ni umunsi nyine bivuze ngo n'abakundana ariko ntabivuze yuko indi minsi yose bangana kimwe nuko iyo twizihiza Noheli tutavuga ngo indi minsi ntago tuzemera yuko Kristo yavutse ari nk'abantu bajya bavuga ngo Saint Valentin ni y'abantu benda gushakana cyangwa se bashakanye ati abasore nkatwe tukishakisha ntago mwakwiye kuba munayizihiza ubundi nibyo aho biraza gushyiramo ku giti cyanjye ngewe uko mbitekereza ubundi urukundo rwakabaye urukundo rw'abantu babiri ariko bafite intego yo kuzabana kwishimisha ku bwanjye ku giti cyanjye ntago mbyemera kopinage urebye kuri ngewe ntago niha agaciro cyane ariko nk'abafiance ibintu byagombye kuba ari ibyabo abantu babana byagombye kuba ari ibyabo n'abantu bitegura kubana ubundi se buriya mu muco w'abanyarwanda ibi bintu turabyumva cyane ku rwego twakwiye kuba tubyumva cyangwa biraho gusa ntago turabyumva cyane kuko n'indabo biracyari ibintu bishya mu maso yacu ariko twakabaye tubyumva kuko ubundi cyiza umuntu yiganye icyiza ntacyo bitwaye kibi nuko umuntu yakwigana ikibi ariko umuntu yiganye umuco mwiza w'ahandi
wo kunezeza umuntu, wo gukora ku marangamutima y'umuntu akanezerwa. Kugira ngo uyu munsi ari umunsi wo kwangana, ndatekereza n'ibyo byaba ari agahomamunwa, ariko ari umunsi wo gukundana ntacyo bitwaye. Umaze imyaka ingahe ukora bino bintu? Uyu ni umwaka wa 5. Ibyo ari byo byose imyaka 5 ni myinshi, hari experience ufitemo n'imyaka ya covid tumaze hafi 3. Urabigereranya gute n'indi myaka ishize? Byanze bikunze ka covid kazamo, kuko ubundi iyi myaka nubwo abonye ari abantu benshi, indi myaka byo byabaga n'ahangaho udashaka kubona aho uhagarara, ariko ubu ngubu nyine urahita ubibona yuko covid yabigizemo uruhare, ariko ntacyo bitwaye cyane kubera ko abantu bagomba kuba. Ibyo ari byo byose uyu mwaka byo covid iri kugenda icishana makeya, ubwo umwaka ushize mpita nibaza uko byari bimeze abantu bari no mu rugo. Nka 2019 urebye, kuko 2020 n'ubundi covid yari ihari, 2021 covid yari ihari. Tekereza yuko cyokoze ugereranyije n'indi myaka ya covid yari irimo, urabona yuko kubera ingamba basa nkaho badohoye, nako covid yadohoye, ntabwo ari abantu badohoye. ubu wowe nturi buze kwibagirwa gukorera umukunzi wawe impano? Aramutse hari twaba twayimukoreye, kuko uyu munsi ntago wayimukorera kuko turi mu kazi kenshi, waba wabikoze mbere cyangwa se ukazabikora nyuma yaho gatoya. Uramfashe? Niko bimeze. Yego, ni gutyo rero kuri Saint Valentin bikomeje kuba bimeze. Turacyari muri kwizera, abantu hano ni benshi cyane baje gushaka indabo. Nizere yuko hano bari kureba Kim TV, namwe uyu munsi mwabashije kuba muza kuba mushimisha abakunzi banyu. Twe turi kuvuga uburyo muri iyi myaka ibintu byifashe muri covid na Saint Valentin. Ntago ndaza muri Saint Valentin nyirizina, yaga abantu babanze bamenye n'uburyo bikorwamo. Uyu mwaka abantu bameze bate? Muri uyu mwaka urebye mu buryo economique ntago yifashe neza, kubera ko wanababwiraga ngo Saint Valentin imeze gute, bati se turayigira gute inzara twishe, minerivare y'abana tutarayishyura neza, ukumva biragoye kujya muri Saint Valentin. Natwe twaranguye ukabona ko udashobora no kuzacuruza, ariko uko birimo kugenda biza murabona hari ikintu gihindutse. Mfite amatsiko yo kumenya imyaka umaze ukora bino bintu. Imyaka rero mazemo iminsi natangiriye nkirangiza kwiga, natangiye gukora decoration iri full no kwambika n'ibiki. Nyuma rero nza kubireka kubera gukunda ururabyo no gufunga ama gift, ninjira mu rurabyo. Numva haje gushira imyaka 8 ukora ibi bintu. Hari umuvandimwe hano kuri ruhande uri gutera brag ari kuvuga ngo uyu munsi ngo abakobwa ntago bigeze bahabwa impano, ngo abamama nibo bahawe impano, abantu bashakanye no bari gutangana bari guhana indabo. Bimeze gute? Biratandukanye, nge nakiriye abantu batandukanye n'abafiance babo baje. Hari uyituma muhamagara akambwira ati ni fiance, ntago ari abamadamu, kandi bamwe mbazi bakunda basanzwe bangura ari abakiriya banje ba buri munsi, nabo bazi bahaye rwose pe. Nge sinakwemeranya n'uwo ngo ngiye ko banciye imbere batandukanye bose bahageze. Hari ikibazo Benjamin amubajije arankwepa, ubu ntago mwe muri buze kubura umwanya wo gufungira impano abakunzi banyu? Twebwe kose tubihoramo, kanji mugorange tubihoramo. Urumva ni kenshi dushaka kurutahana cyangwa kuba nayimuhaye, kandi tuba turi muri iki cyumweru cyawo cyose nayimuhereje umunsi kubera akazi kenshi, n'ejo no munsi. Abantu batekereza ko bakundana kuri 14 ariko 15 bakasubira bakarwana, ubatekereza iki? Ntago ari byo. Umundi urukundo ruhoraho imisi yose, dora turuvomera. Hari umuvuga butumwa manja nkunda hano muri iki gihugu, aravuga ati uko wamukundaga cyagiye umushyira agashokora ukimutereta, ni umunsi ugomba kujya ukamushyira rimwe gutya, ntago ari ukubya buri munsi gutya, kandi ngenda bibona. Mfite example n'abakiriya buri vendredi arufata akabishyira umugore we. Abantu bumva inkuru z'urukundo nk'izo bakumva ni nka filime abantu bari gukina, ariko bibaho cyane ari nabo tuba tuzi. Ariko mpita ngira amatsiko yo kumenya ngo ubona umuco w'Abanyarwanda no gutanga indabo kwizihiza Saint Valentin barabyumva cyangwa turacyafite urugendo? Mu minsi ishize twari dufite urugendo, ariko barabyumva. Ntabwo example kuba ko mba mu ndabyo kenshi umusigenza kugusura wowe, nkaba nzi ko niyo ngisangira nawe agacana akatubati mfungire gift ngiye gufata n'umuntu dine
cyangwa ngiye gusangira nawe lunch kandi noneho ngiye gusanga no mu mama reka mushyire n'ururabyo ukabona ararujyanye bisike ntabwo ari ibintu byo kuduhatira n'ibiki byose bisike noneho bizwi abantu bashikaye bazitanga ntabwo nta rugendo tugifite kugira ngo abantu tubigishe gutunda indabo n'ibiki byose Saint Valentin nayo barayitabira pe barayitabira kandi ubona birimo kugenda ntabwo ari nko mu myaka ishize ya mbere. ari umuvandimwe yigeze kumbwira ngo kuri Saint Valentin ngo we nagajyaho impano umukobwa bakundana yiha mama we. Ibyo simyumva nk'ubu nago example tukagira abakiriya twafungiye yahaye mama we aha papa we aha nyirabukwe aha sebukwe n'umugore we. Ibyo rero sinabyumva nago yaha mama we gusa kubera ko uwo mugore we se yakunze cyangwa umfiance we yakunze namukunda uwo ntago nakwemerana nawe rwose kuko niba akunda mama we nabo bose abibuke n'umusheri we cyangwa umugore we. ari umuco mpora nifuza ko abanyarwanda twazagira indabo urangura kuri Saint Valentin urangura izingana iki mu gihe kitari cya Saint Valentin ugereranyije na Saint Valentin? Indabyo ndangura kuri Saint Valentin cyane cyane kubera ko babazi ko ari imituku niyo turangura cyane ntago ingana niyo turangura indi minsi isanzwe kubera ko iminsi isanzwe tuba turimo twe niba dukora mu rurabyo tugira n'iminsi itari myiza dufungira abantu ariko noneho ariko biriyongera kuri Saint Valentin biriyongera kandi aho bikaba exige ku mituku kubera ko tubona n'abaturanguza barayihenda umunsi wa Saint Valentin. Mpamvu icyo kibazo nagira ngo twumvishe abantu ko ari umunsi udasanzwe ari umunsi mukuru hanyuma uhita unatubwira ni izihe mpano abantu bakunda gutanga cyangwa bakunda guhana kuri Saint Valentin? Okay, impano bakunda gutanga icyambere ni ururabyo ntago narusha ku ruhande ko yakorirwa nkora aha chocolat aha umunsi twafunze n'amapiza batuzanira n'amapiza bafunze imyenda ama t-shirt wine wasanze ko harimo turimo gufunga bitandukanye hari n'abahimano y'imodoka uri wifunga turayidekora tukajya kuyidekora konake tukayishyira hariya umuntu wahaye imodoka harimo indabo mo imbere nkeka ko ahita aza kugushimira yo wakoze indabo imbere y'umuntu iyo agise neza akamenya kubera ko akenshi turimo gutanga dushyiraho amakarite yacu avuga ibyacu rero akenshi rero usanga babikunda kandi ukabona baragarutse cyangwa akavuga ati mwaramfungiye mwanyohereje gutyo ukabona aragarutse kubera iki umuntu amurangiye. Mu buryo bwa business n'ubu turi kujya mu ikoranabuhanga ibyo ari byo byose ubu ngubu abantu bari kubikora kenshi kuri online cyangwa se bakigerera kuri field ari abakoresha online n'abaza kuri field n'abahe benshi kuri field abenshi ni nkanjye cyane ngira nabo abaza kuri kumansanga kuri tele kubera ko online cyane hari gihe babikorana turayifiteho aho ugasanga ntituyikurikiye ndi bize ku mukiriya rero abenshi kuko bamaze kumenya aho nkorera barahanyisangira. Tunasoza rero no kugira ngo abantu bamenye ahantu ukorera bamenye n'ubutaha ibyo byose ntabwo bikora kuri Saint Valentin gusa buri munsi urakora kugira ngo abantu bakurikiye Kim TV bajya baza baguhahire baguteza imbere ndetse no gutanga indabo umuco w'abanyarwanda dukundane wana bitwaye iki? Murakoze cyane nkorera ku Gisment ku muhanda amabaye imanuka Sonatube kuri supermarket Muringa nkaba negeranye na Camelia niho mfite shop yitwa Kwizera flower shop no dukorera uhageze hose waduhamagara dusigaye duteganye na station nshyashya yitwa Kobir cyangwa imbere y'ahantu bacuruza imbuto uhageze watubona. Aka message ka nyuma waha abantu kuri uyu munsi wabo wabakunda? Murakoze cyane twagenda tubifuriza umunsi mwiza w'abakundana kandi nibi uyu munsi gusa bihoreho urukundo rukomeze abarurimo neza nabona hari ikibazo bashaka ko bagikemura bagira umunsi mwiza wa Saint Valentin. Bajya abakiriya cyane ndahera ku bakiriya mbifuriza kugira umunsi mwiza wa Saint Valentin. Nukuri turabakunda barabise ko tubakunda cyane hari abo tujya dutungura nawe niba tutarakugeraho umunsi wawe nugera tuzagutungura kuko watubera umukiriya mwiza. Murakoze ntawamenya kwezi ashaka gutegereza akabona impano ya Kwizera flower. Murakoze cyane imeze neza Ambaye umutuku n'umukara kuri Saint Valentin banza ufite ari busohokera nyuma y'akazi. Yego nabyubahirije.
ariko se ko mbona ngo abantu ngo ntago bari kugura imbuto. Ntago bari kugura imbuto, dufite ikibazo. Imbuto ntawe uri kuzigura. Saint Valentin bari kugura indabyo, ntago bari kugura imyembe n'ipapayi n'inanasi. N'imbuto zose urabona hari amaronji, hari indimu, ipapayi, pome, orange. Byose nta na kimwe bari kugura. Byose biraterwa n'iki? Biraterwa nuko bari kugura indabyo zo gushyira abasore. Ni n'abasore bari kuzishyira mbese? N'abagore bagashyira abagabo, n'abagabo bagashyira abagore, nta mbuto bari kubashyira. Hari umusore baha indabo koko mama? Birumvikana ko umukobwa ari kugura ururabyo rwo gushyira umusore. Mutugira inama, mubagira inama batugurira imbuto babashyire. Mu myaka yashize se bo ntago baguraga imbuto n'indabo cyangwa? Mu myaka yashize hari ubwo baza bakatugurira inanasi, akagura imbuto akabashyira. Ariko ubu uyu munsi nta n'umwe waguze imbuto. Nta mbuto bigeze baduhahira. Ko ntago burira? Oya ntabaraza, dufite ikibazo. Ubu se wowe uraza kwizihiza gute se? Saint Valentin ntago nayizihiza nk'umuntu ucuruza. Kuko nabyambariye ariko ntabwo nabonye abakiriya. Ngo abakiriya baje sheri wamusohokana? Namusohokana baje, ariko kuhera mu gitondo baguze indabyo, reba kwa Mariko yacuruje indabyo zose yazimazeyo. Ariko twe nta bakiriya twabonye. Nabo nyine kuba ari rimwe mu mwaka, ariko hari ubwo batugurira imbuto akabafungira, bakatuguriye n'imbuto bagafungisha, natwe tukabona icyo kurya. Ubwo uyu munsi turetse no kuba batari kuza, byibuze uyu munsi ufata gute? Uyu munsi nyine ni wa Saint Valentin, ariko bitavuga ko umusore atagurira umukobwa imbuto. Umugabo nawe akagurira umugore imbuto. Umugore akagurira umugabo imbuto. Kuvuga ko bibagiwe n'abana batari kubagurira? Byabyibagiwe. Ntago bagikundana. Gukundana no guhaha ibyo kurya, imbuto, ibindi bikaba nyuma, ariko babonye imbuto zo kurya. Ariko mama baraza abakiriya sibyo? Twababuze, twahombye, twababuze. Reka tugushimire. Murakoze. Murakoze, ariko mubatubwirire, mubabwire nta rukundo rujya. Ntayo. Inzara yatwishe, ababyeyi twashonje. Bakaduhahiye imbuto bakazishyira abakunzi. Nka pome ni urubuto rushyirwa abakunzi. Umukunzi ukamukunda, ukamuha pome, ukamuha oranje, ukamuha watermelon akagira amazi. Ariko batwicishije inzara. Urabona nk'umukobwa wenda akeneye gukora Saint Valentin, yakaguza imbuto, akagura inanasi, watermelon, byose bigira amazi. Urabona umukunzi wawe yagira, wamutera kugira peti. Yabonye amazi. Murakoze.